Kaze neza ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Western Australia kuri chaîne ya YouTube. Muri kumwe na mugenzi Paiko. Ngira ngo mbibutse no gukanda subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu byose tubagezaho. Kaka, igisobanuro cy'umukinnyi wabayeho mu mateka ya ruhago wari indakemwa mu mico no mu myitwarire. Kaka wamenyekanye ku izina rye ryuzuye nka Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Ni umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru b'intangarugero isi yagize. Yabaye icyitegererezo mu kibuga no hanze yacyo, yerekana ko impano ivanze n'indangagaciro n'ubunyangamugayo bishobora guhindura isi, ndetse ko uhisemo iyo nzira abaho ubuzima bwiza bwuzuye, bigatuma akazi ke kagenda neza nta kabuza. Kaka yavukiye mu muryango wifashije kuwa 22 Mata 1982 mu mujyi wa Brasilia mu gihugu cya Brazil, akurira i Sao Paulo. Yakuze afite amahirwe yo kubona uburezi bwiza no kwitabwaho bihagije n'ababyeyi be, Bosco Isaacson Pereira Leite, uri umwenjeniyeri mu by'ubwubatsi ukomeye cyane, na mama we Simon dos Santos wari umwarimu. Nubwo yakuriye mu buzima nakita ubw'abaherwe, Kaka ntiyigeze yirata cyangwa ngo abeho mu bwibone, ahubwo yerekanye umuco wo guca bugufi n'ubwitange mu byo yakoraga byose. Ubuzima bwa Kaka bwagize ibigeragezo by'umwihariko ubwo yageraga impanuka ikomeye afite imyaka 18, aho byakekwaga ko ashobora kutongera gukina umupira w'amaguru, ariko kubera kwizera gukomeye no kudacika intege yakize neza, ndetse yongera kugaruka mu kibuga agaragaza imbaraga zirenze izo yari asanzwe afite. 2005 Kaka yashakanye na Carolina Celiso, bamenyanye bakiri bato. Carolina yaje kuvuga amagambo atangaje nyuma yo gutandukana na Kaka muri 2015, avuga ko yari umuntu w'umuhanga cyane kandi udafite amakosa menshi, bigatuma we ngo yiyumvamo yuko atamukwiye. Nyuma y'ubu buzima Kaka yashakanye na Carolina Diaz muri 2019. Ubu babana mu rukundo rutangaje kandi bafite urugo rwiza. Kaka afite abana 3. Nubwo ubuzima bw'urugo rwe bwa mbere bitamuhiriye, abana be bose bakomeje gukura neza kandi yita ku burezi n'imyitwarire yabo. Yagaragaye kenshi ashishikariza abana be gukunda Imana no gukurikiza indangagaciro nziza. Kaka, umukinnyi w'intangarugero mu mupira w'amaguru, nk'umwe mu bakinnyi bamenyekanye cyane mu ikipe ya Brazil. Kaka yari umwe mu nkingi za mwamba z'ikipe y'igihugu Samba Boys La Seleção. Yagize uruhare runini mu gikombe cy'isi cya 2002, aho yafashije Brazil kwegukana iki gikombe. Mu buzima bwe bwa gikristo, Kaka ni umukristo w'ukuri uzwiho gusoma Bibiliya no gutanga ubuhamya ku kwemera kwe. Yagiye avuga kenshi ko Imana ari imuha imbaraga zo gukina neza no kugera ku byo yagezeho. Mu gihe yatsindaga ibitego, yakundaga guterura umwenda we wanditseho amagambo ngo I belong to Jesus, nduwa Yesu, agaragaza ukwemera kwe kudakuka. Kaka yabaye intangarugero mu mikino, mu muryango no mu buzima busanzwe. Ni urugero rwiza rw'ukuntu umuntu ashobora gutsinda ibigeragezo no kwerekana impano z'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Mu isi y'imikino, izina rya Kaka rizahora ryanditse mu mateka nk'umukinnyi mwiza kandi w'intangarugero. Kaka azahora ari icyitegererezo ku isi hose. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikiranira kuri chaîne ya YouTube.